nanjye nzamubona ngemusingiza ayiwe mazi y'isi yose izamwimika nanjye nzamubona ngemusingiza. Amen. Amen. Imana ishimwe, dushimiye Imana gahunda zose zimaze gutambuka n'ijambo tumaze kumva. James Imana imuha umugisha, kandi rwose nubwo Imana atari nka banki ariko abantu bazabarana nayo n'ubundi. Nta kintu Imana yahaye umuntu itazamubaza. Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana Zaburi ya 31 umurongo wa 20. Zaburi ya 31 umurongo ni wa 20. Baravuze ngo erega kugira neza kwawe ni kwishi, uko wabikiye abakubaha, uko wakorereye abaguhungiraho mu maso y'abantu. Imana nibaha umugisha. Muri iki gitondo nifuje ko dusenga tukirukana uburiganya bwa Satani, cyangwa se tukarwanya uburiganya bwa Satani. Iyo usomye ijambo ry'Imana usanga kenshi Imana ivugana n'abantu ibintu bike ugereranyije n'ibyo izakora. Rimwe na rimwe rero abantu ntibamenya ko hirya y'ibyo tureba twebwe cyangwa dufite haba hari indi neza y'Imana. Imana ni ishimwe. Ubundi gusenga ni intwaro y'Imana. Njye nkunda kubivuga, gusenga ntabwo ari iby'abantu. Nujya ubona Imana igushubije ikugiriye neza ukabona ubonye uburyo bwo gusenga, ntukajye ubipfusha ubusa, kuko ni ubuntu bugeretse ku bundi Imana ibi ikugiriye. Kandi burya ntabwo igihamya ko umuntu yasenze ari ibisubizo yakuye mu gusenga, ahubwo igihamya cy'uko umuntu yabanye n'Imana mu masengesho ni uko anesha ibishuko cyangwa ibyaha. Imana itugirire neza. Kamvuge gato ku mugabo witwa Yosefu dusenge. Yosefu yavuganye n'Imana mu nzozi ndetse ntiyabyumva, biba ngombwa ko abibwira abakuru be, baramusobanurira, barwanya icyo Imana yari ivuze. Ariko icyo bari barwanyije n'icyo bari bamenye, kuko icyo Imana yari ivuze kari agace ko kugira neza kwishi kw'Imana kuri Yosefu. Imana yari ivuze muri make. Imana ntabwo yari ivuze byose. Ndashimira Imana ko izi ibirenze ibyo yatubwiye, kandi kugira neza kwayo kwishi gusumba cyane uko waba warumvise, yaba uko waba kwaranyuze mu buhanuzi, yaba uko ubyizera. Ariko kugira neza kw'Imana muri iki gitondo ndashaka kubwira ngo ni kwishi. Hanyuma nshaka ko dufatanyiriza hamwe tugasenga kugira ngo Imana ikubashishe, ineza y'Imana ku buzima bwawe igume irindwi. Imana itugirire neza. Ntabwo ineza y'Imana isumba igihe uhagazemo, ineza y'Imana isumba imibabaro urimo. Birashoboka ko uyu munsi waba uri mu bushomeri, birashoboka ko uyu munsi abantu baba baguhagurukiye bakwanga, birashoboka ko waba uri mu ngorane zinyuranye, ariko si zo zidetermina ko Satani yanesheje ku buzima bwawe. Nubwo waba uri mu bibazo, nubwo waba uri mu ngorane, ntabwo ari cyo kimenyetso cyerekana ko Satani akuyoboye. Imana nitugirire neza. Ikintu kimwe cyerekana gusa ko umuntu yatsinzwe ni icyaha. Yosefu yagumye kurwana intambara nziza. Mu by'ukuri hari ibyo atari azi nawe, hari ibyo atari yabwiwe, ariko aguma kurwana intambara nziza yo kurwanya icyaha gusa. Haleluya. Imana itugirire neza. Akenshi kubera kwizera guke tugira, tuba mu masengesho menshi dusaba ko Imana yatugirira neza. Ariko ndagira ngo mbabwire ko kugira neza kw'Imana ni kwishi. Ari igihe dusengana n'abantu, kandi ni byiza pe. Hari igihe umuntu aba yahahamutse, hari igihe umuntu aba yagize kwizera guke. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, Yesu aramfata. Hari igihe biba ngombwa ko Imana igufatisha ijwi ryayo bitewe n'uko umutima uba wavuye mu bana. Ariko ndagira ngo mbabwire ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi
kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ubundi intego yo gusenga ya mbere ikwiye kuba iyo kwirukana uburiganya bwa Satani, kandi Satani ariganya ahereye ku bugingo. Burya Satani iyo yamaze gutwara ubugingo aba yabutwaranye n'ineza y'Imana. Imana itugirire neza. Ndagira ngo dusenge uyu mugabo witwa Yozefu, inkuru ze murazizi, ariko reka ngere kwa Potifari, aho Yozefu yari amaze kugubwa neza, ameze neza, ari mu bintu adacungwaho. Potifari yaramweguriye ibintu byose. Mu yandi magambo twavuga ngo yari ari mu bisubizo, ariko yari ataragera ku neza y'Imana. Hari igihe rero umuntu aba ari ahantu akagira ngo yagezeyo. Oya, ahubwo hari ukundi kugira neza kw'Imana kurenza uko uhagazemo uyu munsi wa none. Imana itugirire neza. Satani rero nawe ntakangwa n'ibyo, amuhagurukira aciye muri muka Potifari. Ariko ndagira ngo uyu munsi wa none muri iki gitondo nkubwire ko nubwo Satani yaba aguhagurukiye, naho harimo kugira neza kw'Imana uramutse ubaye maso. Iki nicyo nkundira Imana. Aleluya. Mbikundira Imana donesta iregrere vayi. Nubwo Satani yaba ahagurukije intambara, ndagira ngo nkubwire ko muri izo ntambara ahagurukije, uramutse ubaye maso ugasengera iby'ingenzi, habitsemo ineza y'Imana. Muhumure bene data, no muri iyi covid habitsemo ineza y'Imana, no kuba warakuwe ku kazi yenda bakugambaniwe, no kuba mbega ikintu cyose uhagazemo, nagira ngo nkubwire ko ubaye maso kibitsemo ineza y'Imana kandi nyinshi Imana itigeze ivugana nawe. Aleluya. Imana yavuganye na Yozefu ko azaba umutware wa bene se, ariko ntiyigeze imubwira ko azaba umutware w'igihugu cya Egiputa, ntiyigeze imubwira ko azaba nka se wa Farawo, ntiyigeze imubwira ko ntawe uzashingura ikirenge muri Egiputa atabyemeye. Ibyo byose reka mvuge ngo byari bibitse, ariko bibitse ku ngingo imwe yitwa gukiranuka. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo erega kugira neza kw'Imana ni kwishi, uko yabikiye abayubaha. Ntabwo yakubikiye abantu bose. Endo enepa dastike revayi, ntabwo kubikiwe abantu bose. Amen. Kugira neza kw'Imana kurasumba cyane kuba Yozefu yajya muri gereza. Kugira neza kw'Imana kurasumba cyane kuba Yozefu yajya mu buretwa. Kugira neza kw'Imana kurasumba kuba bene se bamwanga. Kugira neza kw'Imana kurasumba kuba bamutandukanya na se. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndagira ngo dufatanye isengesho rimwe gusa rivuga ngo Uwiteka kurinda uburiganya bwa Satani. Imana itugirire neza. Biragusaba ko uba maso muri iki gihe turimo. Imana nishimwe. Ineza y'Imana ndagira ngo nkubwire ko ari nyinshi ku buzima bwawe. Hanyuma icyo ukwiye kubaho maso ni kimwe gusa, ni ukutagwa mu moshyi. Imana ishimwe. Hano Yozefu yahitwaye neza, yanga gusambana na muka Potifari, bimujyana muri gereza, kandi ageze muri gereza Bibiliya yatubwira ngo ineza y'Imana imugumaho. Aleluya. Ikintu nshimira Imana ni uko nta gihe kibaho cyangwa se igihe umuntu yahagararamo ngo ineza y'Imana imuveho, uretse ikintu kimwe gusa cyitwa icyaha. Uyu munsi Imana igutsindire uburiganya bwa Satani. Imana ishimwe. Hanyuma ndi guhina kugira ngo dusenge. Iminota bampaye irarangiye, reka dusenge. Winginga Imana. Ushobora kuba uhagaze mu bihe bikugoye, ushobora kuba uhagaze mu bihe bikomeye, ariko reka nsoze mvuga ngo nubwo Satani yaba yarakuriganyije, haracyariho ibyiringiro rero. Ko nubwo igiti cyatemwe cyakongera kigakora cyumvise amazi. Abaheburayo ibice 4:16 haravuga ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Birashoboka ko waba Satani yaba yarakuriganyije, nabyo birashoboka, ariko si ryo herezo rero. Uyu munsi wumvise ijwi ry'Uwiteka ntiwinangire, kuko imbabazi z'Imana ziracyariho. Mureke dusenge, usenge utekereze mu mutima wawe. Birashoboka ko hari igihe umuntu yaba yicaye mu gihe
yarariganyijwe na satani, ariko birashoboka ko umuntu yaba anicaye mu gihe yaragabweho ibitero na satani ariko akiri mu ntsinzi y'Imana. Dufatanye gusenga, hari ibyo Imana yakubwiye, hari n'ibyo yasohoje uhagazemo, ariko nagira ngo mvuge ko hari n'ibyo itakubwiye. Ibyo byose satani nibyo aba ashaka kuriganya, akakuriganya iby'Imana yakubwiye utaranabona, ariko akakuriganya igihe uhagazemo, imigisha y'Imana warangije yenda no kugeramo, ariko akakuriganya n'ibyo Imana itigeze ivuga. Ikindi kandi satani burya ibyo byose aba yarangije gutwara ubugingo. Mureke dufatanye gusenga Imana, nawe ukuremo icyifuzo. Ndatekereza ko Umwuka Wera ari kumwe namwe. Nawe hari icyo wasengera ku giti cyawe. Data wa twese uri mu ijuru, Imana nziza kandi Imana y'amahoro, Imana ifite kugira neza kwinshi. Inshuro nyinshi tuba mu maganya yacu y'ibyo turebesha amaso, inshuro nyinshi tubuze induru y'ibyo tubona, ariko hirya y'ibyo tubona hari ibyo tutareba. Nanga bwire bwayibaye. Birashoboka ko uyu munsi umuntu yaba ahagaze mu bibazo, ariko hirya y'ibibazo hari ibisubizo. Birashoboka ko umuntu yaba ahagaze mu ngorane, ariko hirya y'ingorane hari ubutabazi bw'Imana. Birashoboka ko uyu munsi umuntu yaba abona Imana yaramuretse nk'uko ijambo ryavuze, yarabaye muretse akanya gato, ariko hirya y'uko Imana iretse umuntu hari ukugira neza kwinshi. Izina ry'Uwiteka niryubahwe. Ndagushimiye Mwami Imana, ngushimiye bene data duteranye muri iki gitondo ko ijambo ryawe rivuze ngo erega badashingiye ku byo bareba, badashingiye ku biri kuba, badashingiye ku bihe, hari ineza y'Imana Imana yabikiye abanyubaha. Ndakwinginze Mwami Yesu, dufashe kugendana nawe tukubaha, dufashe kugendana nawe tunyuzwe, kuko hirya y'ibyo dukeneye, hirya y'ibyo twifuza, hari ukugira neza kw'Imana kwinshi kurenza uko abahanuzi bahanuye, hari ukugira neza kw'Imana kwinshi kurenze uko twabwirijwe, hari ineza y'Imana irenze iyo twarose. Ndagushimiye Kristo, icyubahiro n'ikibi cyawe. Iki gitondo nudutwindura uburiganya bwa satani, dufunze imiryango satani yose yanyuramo, mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Uri Imana nziza kandi uri Imana y'amahoro. Urukundo rwawe ntirurondoreka. Umugisha utanga uruta cyane uwo namenya, nube ku bana bawe kandi umugisha urimo ubugingo nugume kubarinda. Izina ryawe niryubahwe. Pawulo abwira Timoteyo aramubwira ngo ikibicanyo wahawe kibikize Umwuka Wera utubamo. Ndakwinginze Mwami Yesu, udutsindire uburiganya bwa satani. 2021 udutsindire amayeri yose ya satani n'amayoberane yiwe, mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe gukomera mu gukiranuka, uduhe gukomera mu kuri. Ndagushimiye Kristo, ubuntu bwawe n'ubugumye buganze mu izina rya Yesu. Amen.